ukavuga uti ibi ntibindeba bifite ba nyirabyo, ni kubera iki se njya kwivanga mu bitandeba? Birakureba kuko turi abanyarwanda. Serivisi itari nziza ukabona wagira ngo si amafaranga yabazaniye, ugire n'abantu inama batazi cyangwa se badashaka gukora. Iyamwimye niyo yaguhaye. Sinjya nemeranya n'abantu bavuga ngo ngiye ngo ntabwo njya nshiringa ngo n'abantu ngo badafite amafaranga, ngo umuntu se ngo udafite amafaranga, ngo umuntu udafite amafaranga ngo ngiye ngo nadiringa iki nawe. Umuntu wakuzaniye amafaranga, umukozi wawe akamusuzugura, ntabwo igihe cyose bazahorana. Halo, muraho neza nshuti zanjye, nongeye kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana aho muherereye hose. Reka mbabwire ko mbakunda cyane. Mboneyeho umwanya wo gushimira wowe wakoze subscribe kuri channel ya Mama Zulu Official, nkubwira ngo Imana iguhe umugisha kandi kugirire neza. Ubushize nanenze abantu ko batajya bashyigikirana, ariko n'ukuri reka nkubwire wowe wabikoze buri ufite umutima mwiza. Noneho wundi uza akareba video akigendera, ntakore sub, ntakore like, ntakore comment, kandi zirarebwa pe. Ukabona mu bantu narebwe nabo hari benshi bayirebye batakoze subscribe, kandi bakayireba ukayirangiza cyangwa se bakayicikiriza. Ariko icyiza nuko nakubwira ngo ujye uyireba uyirangize, numara kuyireba ukore subscribe, ukore wenda ugire na like, just like, nurangiza ushyira na comment tugire nk'inama ibyo twakongeramo cyangwa se ibyo twagabanya. Mu by'ukuri iyo mubinyeretse birashimisha cyane. Hagati aho tusangire, ndateguye ifunguro hano abantu bajya bita ngo n'udukaroni tw'abana, ariko ndahamya neza yuko wowe unkurikiye harimo abazikunda benshi kandi ari bakuru. Izi zitwa noodles, mwazibonye uburyo naziteguye. Rero manze ryeho mbumvira ukuntu biryoshye. Wow. Tumana ka juice. Nshuti yanjye, nari nkikubwira ngo ndagushimira wowe unkurikira ukantera inkunga ukashyigikira ibikorwa byanjye. Imana iguhe umugisha pe. So ubwo mperuka rero guteka mu cyaro, mbabwiza ukuri ndagira ngo shimire abantu bagiriye inama umumama watanze igitekerezo nakose icyifuzo avuga ati nimungire inama umugabo wanjye yambujije gukora. Fasha uyu mwanya by'umwihariko shimira abantu bakeya batanze inama. Se mbabwire ngo iki koko, niba tuzahurira ahantu twicare tusangire, niba muzaze dukora ikiganiro mutange inama, uvuga ukuntu witeje imbere, ubwira abakunzi ba Mama Zulu ukuntu ibyo umaze kwigezaho, ugire n'abantu inama batazi cyangwa se badashaka gukora. Cyangwa se uzaze hano kuri Mama Zulu Official umbabarire wigisha abantu abamama biteza imbere, bige kwiteza imbere. Hari imirimo myinshi yo gukora nshuti zanjye, hari imirimo myinshi yo gukora, waba warize waba utarize. Hari ibintu byinshi cyane wakora ukiteza imbere utarinze usabiriza akantu kose, ngurira akantu kose, umwenda w'imbere ngurira, amavuta yo kwisiga ngurira, urushya uwo mwashakanye. Yego uyu mumama wagishaga abantu inama ntacyo babuze, n'umugabo niwe wamubujije gukora kubera yuko yumva adashaka nyine ko ajya mu kazi. Ariko uwo mumama biramubangamiye, nukuri kw'Imana uwo mubyeyi arabangamiwe ku buryo abayeho atishimye kandi nta kintu abuze. Urugo rwe rwuzuyemo ibintu, aritwara, afite imodoka, umugabo afite imodoka. Ndababwiza ukuri hanze aha hari ibibazo bikomeye cyane, ingo nyinshi cyane. Umuntu abashakanye havamo umwe akabangamira undi, kandi umuntu agakomeza akihangana akifunga kugira ngo adasenya urugo rwe. Nshimiye bikuye ku mutima by'umwihariko aba bantu bamugiriye inama. Reka nze mbanze nshishemo amaso mbasomere mbabwire ukuntu bamugiriye inama.
ndashimira uwitwa Usabinema Françoise yamugiriye inama aravuga ati gusaba buri kimwe birangora, so namugira inama yo gushaka icyo akora. Yes, Usabinema, Imana iguha umugisha aho uherereye hose, ndagushimiye cyane. Mu by'ukuri urumva gusaba buri kimwe biragorana koko, biragorana rwose. Undi witwa Byukusenge we yamugira inama aramubwira ati inama namugira nuko yakora, kubaho udakora ntibyumvikana. Urabona ko abangaba ari igitsina gore, sinzi niba ari abakobwa cyangwa se ari abamama, ari kumva ko badashyigikira umugore udakora. Mureke tugerageze twiteze imbere. Mureke mbabwire iyindi comment, iyindi nama y'uwitwa Cynthia we yaranditse aravuga ngo muraho, ngo yewe niba umugabo ntacyo akwima mukaba mufite buri kimwe, reba neza ko ataguca inyuma. Nusanga ataguca inyuma umuterete, umuteze Imana, mube abakristo pe, najyamo neza kizaba cyakemutse. Uyu ni Cynthia aravuga ati mwiyegurira Imana, umucunge neza atabaguca inyuma. Ariko simpamya yuko birashoboka kimwe nuko bitashoboka, ashobora kumufuhira akamubuza kujya mu kazi, wenda atanamuca n'inyuma, cyangwa se wenda yaba namuca n'inyuma, byose birashoboka. Iby'isi nta wamenya ibyabyo. Umuntu ntushobora guca urubanza utazi umuntu, burya umuntu ni uba yiza akabazwi n'Imana, cyangwa se wenda n'uwo babikorana nta wamenya, nabyo azabitekerezeho. Ahubwo inama numvise nziza cyane iruta izindi nuko yamuteza Imana, akiyegereza Imana, yamara kwiyegereza Imana agasenga cyane, akereka icyifuzo cy'Imana, uwo mugabo akabohoka, noneho akamurekura akagenda akajya mu kazi. Reka twumve indi nama nayo y'uyu muntu witwa Ikishatse Chantal. Yaramubwiye, yamugira inama aravuga ngo njye numva nubwo byose babifite, ariko gukora ni umuco mwiza. Ibyiza wamuteza Imana ikabigufashamo, gusa nawe uzabimuganirize kuko igihe cyose ntimuzahorana ngo agukorere ibyo ushaka byose. Wow, Ikishatse ndagushimiye cyane. Ntabwo igihe cyose bazahorana. Erega hano turi mu isi, nongereho kuri iyi comment y'uyu mubyeyi, kuri iyi nama yagiriye uriya mubyeyi umugabo yabujije gukora. Yavuze ngo ntabwo igihe cyose muzahorana. Nange reka nungemo nkubwire ngo abantu hari igihe umuntu ataha. Gutaha ni ukuvuga ngo ni ukwitaba Imana, sibyo? Iyo yitabye Imana rero uraho uri umunebwe wibera mu rugo, nta bintu uzi gukora, birakugora kongera gutangira bushyashya kugira gute, birakugora utarabitangiye kera. Nibura ngo azatahe nawe warakamiritse uvuga uti ndi umugore wishoboye, ndi umugore ufite imbaraga, ndi umugore ufata ibyemezo, ndi umugore umva. Mu by'ukuri biragorana. Noneho yongeyeho akantu kavuga ngo azagere gute, aziyegurira Imana. Reka ndeba aho yavuze Imana, nawe azabimuganirizeho. Ngo azamuteze Imana. Urumva ni abantu babiri babihuriyeho, ngo azamuteze Imana kugira ngo ibyo bintu mbese nawe izagira aho imwumve. Ariko ni byiza nshuti zanjye, erega umugabo niyo yabaguha ibintu byose, ese wowe ntushobora kugira intambwe ngo usapotinge uwo mugabo wawe? Ntawanga amafaranga, bajya bavuga mu Kinyarwanda ngo ntawanga ijana mu rindi. Ese azanye iryo jana nawe ukazana irindi jana mukarihuriza hagati, urumva atari iterambere ry'umuryango? Iryo ni iterambere ry'umuryango. Ikindi cya kabiri, wibuke ko hari ahantu ukomoka, hari umuryango ukomokamo. Ese uwo muryango ukomokamo nta mukene urimo ukeneye gufashwa? Harya ubwo ugiye mu kazi ugakora, wa muntu wabuze pfo na ruguru mu cyari iyo ngiyo, ntabwo ushobora kumuremera. Ukamuremera nawe ukagira gute, ukamuhereza igishoro akaba cyangwa se ukamugurira umurima mu cyaro akaba yahinga. Hari abantu nshuti zanjye, nshuti z'amamazuru, hari abantu b'abakene pe. Noneho hari abava ku bukene bakaba hari abantu bari hasi cyane. Kubona n'isabune yo gukaraba bigorana, no kwisiga amavuta, akagenda akagura amavuta y'amamesa mu isoko y'ijana cyangwa ya 200 akazajya yisiga, cyangwa se akisiga isabune
yabona no ku gasabune k'ijana akagira gutya agafuro karyo akayamba arimo kugira gute ko yamara koga akayisiga. Wa mubyeyi we uri ahantu umeze neza ufite ubutunzi n'umugabo wawe, mwinginga kure kugira ngo ube umugisha wa famiye yawe. None se uzajya gusaba umugabo ngo sheri, ngo papa cyangwa kana, ngo wambabariye ngo uko mama amaze igihe rwose yararwaye akeneye kujya kwivuza, mu by'ukuri wambara ukampa amafaranga nkajya kumuvuza, cyangwa ukavuga ati papa kana, ubwo no mugabo wawe urimo ubwira sha nyine urabona mfite murumuna wanjye utuye mu cyaro, mu by'ukuri afite umurima yabuze amafaranga yo guhingisha ngo ahereza abahinga, wambabariye ukamaho nibura n'ibihumbi nka 50 nkabyoherezayo. Nshuti yanjye, uzajya uhora usaba ibihumbi 50 byo gufasha famiye yawe? Haguruka, koresha uko ushoboye, ibintu byose ni ukuganira. Icaza umugabo wawe muganira, umubwira uti sheri, ko kugusabiriza kwa buri munsi we ntibikubangamira? Ese guhora nkubwira ngo ngurira amavuta yo kwisiga ntabwo bikubangamira? Ese sheri dadi, cyangwa ukamwita uko umwita kwa kundi mujya mwitana, uti papa kana, ntabwo guhora nkubwira ngo ngurira kwenda k'imbere ntabwo bikubangamira? Wamfunguriye aka business hariya ukanshyiriramo ibituntu, ukafungura aga supermarket cyangwa se kantine ahantu muri quartier cyangwa boutique muri quartier, basi nkamenya ngo niba hinje ibihumbi 2 ni inyungu, ibyo bihumbi 2 ndabipangira ndebe ukuntu nkomeza ubuzima bwanjye. Bantu bankurikiye, ni mwige gukora, ni muharanire kwiteza imbere, kuko iyo witeje imbere nta muntu ugusuzugura. Yes, ngiye kubwira gutya nanjye ntabwo ndi umukecuru ugira gute haryo ubwo bivuge ngo fata mu mufuka se, kwa kune ngo kura amaboko mu mufuka. Ntabwo ndi wa mukecuru utegereza, ntabwo ndi wa mubyeyi, yego ndakuze ariko sindi umukecuru, ndacyafite imbaraga. Ntabwo navuga ngo ndi mutoya, ndakuze ariko sindi umukecuru, mfite imbaraga. Nanjye ubwanye ngomba gukoresha, nkavuga nti okay, akangaka ndakiha, ningira icyo supportinga ndasapotinga, nifasha umuryango, ningira icyo mfasha umuryango ndabikora uko nshobojwe muri duke twanjye, ko nkavuga nti twavuye mu cyuya cyanjye. Ngiye gukubwira gutya rero, kwigisha gutya nanjye ndabikora, ntabwo njya mvuga ikintu ntakora. Shuti yanjye, mube muhaguruke, mwige kwiteza imbere, muba abamama bafite ubwenge, muba abamama mugaragariza abatware banyu ko mushoboye. Ejo nuramuka unamuzi, uramutse ubonye agiye yavuye mu mubiri, uzamenye ngo wow, uri strong, urakomeye, buri kimwe uragishoboye. Uvuga ngo uti yes, aragiye ariko njyewe ndafata abana mbarundarunde gutya, ndabikora gutya. Umenye ariko erega hari n'igihe umugabo wagenda yari afite imitungo hirya no hino, bikakunanira kuyijera kuko utabitangiye kare. Wenda afite amaparitema hirya no hino, wenda afite amakampani hirya no hino, arayafite ibi business byiwe. Udahagurutse se ngo ugende umubwire uti nyigisha ukuntu ushobora kubijera igihe udahari, ashobora gufata urugendo aka traveling, akaba yagenda akamara muri wenda tuvuge wenda yagiye gukorera nko mu mahanga, bakamukoresha imyaka igera muri 5 cyangwa 10 ari hanze. Haryo ubwo azajera ibyo bintu ari hanze bikunde? Babyeyi, mwihangane, muhaguruke dukore, nimuze dukore. Nigeze gushima umumama umwe, muzasubire mu kiganiro mu ma video yanjye inyuma, musubire inyuma cyane, umukecuru naganirije utajya yicara kandi ari umukecuru, ari mu myaka 60, nibarambwiye ngo afite 60 n'ingahe, aragenda akamesera abantu mu ngo zabo. Arambwira ati mama Zuru, ngiyewe ntabwo ibintu byo kurera amaboko mbishoboye, ntabwo nzicara ngo njye sabiriza abantu bazanyinuke. Ngiyewe ngenda njya kuri buri nzu nkayibwira ngo ni mumpe imyenda bamesere. Wese ko abikora kandi ubona ari umuntu ukuze, ubona ko ari umumama umukecuru rwose ukuze, unduta, ari mu kigero cyo kunanduta. Kubera icyagenda agakora nuko azi gukora akamaro kabyo, nuko azi kwiteza imbere akamaro kabyo, nuko azi gusabiriza ukuntu bigora bivuna. Ariko aremera ati akaza akamesa, akuvurere bakamuha 500, akamesa imyenda mike bakamuha 3, gutyo ukavuga ati nibura ndatashye, nakoresheje imbaraga zanjye, nabize icyuya, ngiye noneho kugira gute guhaha udushyimbo, guhaha ibyo byo kurya, nkayikora stock, nkagura agaceri nkashyira hari. Nshuti zanjye, nyamara muhaguruke dukore, nimuhaguruke dushakishe. Icyakora ufite intege nkeya cyangwa urwaye ntabwo nakurenganya. Mwubare igihe njya mvuga nkicara nkabwira nk'umutware wanjye cyangwa nkabwira nk'abana banjye, nkabwira nti rero sheri wanjye,
ndimo kugenda numva ngira intege nkeya n'ubwo ntigewe nta muntu nkoresha nkavuga ntigewe ntabwo mfite kontra ihoraho y'ibihe byose ahantu ibyo nkora murabizi abanzi murabizi ibyo nkora ni igihe umunsi nafashe pension mbyita pension uvuga ngo n'igihe uzayiha ntawe nkorera uzambwira ngo mazuru ugejeje igegero cyo kuba wajya mu zabukuru igendere akazi nyine ugenda uruhuke hoya ntawe uzabimbwira nuvuga ngo nigewe uzihigiye nkavuga nti okay narakoze Imana wenda rushye naragerageje ntako ntagize buryo uburiye umubyizi mukwe ntako ataba yagize noneho harageze yuko ngira gute nduhuka manze nkwe ku kajisi gatoya ubundi komeze tuganire. Yes inshuti yanjye ushobora ko bibaza uti se ko ntize nahera hehe ushobora kuba utanazi no gusoma no kwandika byo birashoboka nabyo ya ukaba utaragize amahirwe rwose yo kujya mu ishuri rwose ariko hari uturimo twinshi cyane dutandukanye ushobora kwicara ukiga kuboha ugafata kroshi ukavuga ati okay reka nige ukuntu bakora agapira k'umwana k'uruhinja ukabyiga n'intoki zawe ugakoresha intoki zawe kurashigura icyatanu niba ratarangahe ntabwo ihenda uwanize ukafite ubudodo bugura amafaranga make cyane ukicara ukabyiga ukajya kuri YouTube ukareba uko babyigisha ukiyigisha wanize agapira kawe kamara kuzuruka kagurisha ukabona amafaranga icyo ni kimwe ikindi ushobora kuba ukunda makeup ya ureka mbahe nk'urugero reba muzi ko ubu ngubu mba nikoreye aka makeup kari simple just ariko nijye ugakora niyo nashaka nakora full makeup noneho mvuye muri gihe nkavuga ntukareka njye ku mama duturanye uyu munsi bafite ubukwe hari abageni bakeneye kwisiga hari abakobwa bari buherekeze umugeni hari abamama hari abamama nyine babita ngo ikira abamama bajya imbere y'umugeni aba jeune mama niko bitarya ye ukavuga uti okay ngiye kwegera umuturanyi wanjye musabe ampereza abo bantu nze kubamakiye uza amafaranga watahana kandi uyakwiye ku muturanyi wawe mwegeranye upfa kubuzi ko bafite ubukwe gusa imva icyo kiraka kakiguha ukabamaki ugatahana ibihumbi birenga 100 ese ubwo murabyumva mute inshuti zanjye okay ushobora kwicara ukavuga uti okay uzaze nkwigishe ngo okay munabanye mama Zulu azi guteka uwamusaba akanyigisha ukuntu bateka amandazi cyangwa se sambusa cyangwa ibiraha ibyo byose ngenda bizi kubikora ukavuga uti ngiye kwiyegereza mama Zulu musabe anyigisha ukuntu bakora ibiraha murabizi ibiraha biraribwa inshuti zanjye nigeze kuba mfite kantine yabyo ngerageza mbura umwanya wabyo pe nagerageje kujya nshaka kujya mpaba ko haba bikanga kushyiramo abancururiza nkabona nabo ntibabikora neza ngeze aho ndabifunga ariko nagira ngo mbatangarize ko ibiraha nahacururizaga amanazi ndahacururizaga amacapati nahacururizaga nige wabitekaga yes ibyo byose ni ugufunguka ibyo byose ni ukwigirira icyizere ibyo byose ni ukugira ubwenge yes kandi buryo iyo wicaye ahantu hamwe ntabwo ubwenge bukora neza iyo uri mu rugo ubu mu rugo nyine ubutekereza ikizi ni ukureba ahantu hamwe televiziyo amafilime bla 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 byo okay ushobora kwiga acting ushobora kuba bikunda kwanza bitanagusaba kubyiga nk'ubu nge mbikora ntarabyize niko kazi nakubwira muzabaho ubuhamya muzamva mwana we okay muntu wese ufite ikibazo kubijyanye na cinema uzandike muri comment munsi iyo video ugira ikintu mbaza nkubwire cinema ukuntu yanteje imbere nkubwire uburyo nayinjiye mu kuntu byatangiye n'ubu ngubu n'uyu munsi njya mbwira abantu ninzayikora kuzageza igihe ngendeye ku kabando kereka abo nkorera bambwiye bati mama Zulu ntabwo tugikeneye kugukoresha mu byukuri urakuze ugira gutya imva reka dushyiremo wenda bakiri batoya ibiki umva ariko burya cinema ni umuryango filime cinema ni umuryango nuvuga ngo niba ni umuryango wa kana kaba hariyo umubyeyi w'umugabo okay ni urugo rw'umugabo n'umugore n'abana ariko wa mugabo n'uwo mugore bafite aho bavuye nyine bafite uwababyaye ari we nyirakuru w'abana babyaye icyo gihe nzajya nyina ndi nyirakuru w'abo bana bavutse muri uwo muryango bivuga ngo rero ndacyafite imbaraga zo kugira gute ndacyafite igihe cyo kuba muri cinema kandi iyo cinema yituma ntaba mu rugo nyine ngo mbe wa mugore udakora koko ningo nirwe mu rugo nsabirize ngabo wanjye wenda nawe nanyemerera kuza kuri kamera ashobora kuzabaha ubuhamya ababwire icyo cinema yamumariye nawe nuvuga ngo ngewe ndabikora nawe bikamugirira umumaro sibyo
bikamugira umumaro kuko umugore we yahagurutse yakuye amaboko mu mufuka yagiye gushakisha. Shuti zanjye, mubitekerezeho, mwiyinire, niko Bibiliya ivuga, mwitekerezeho, muvuga ngo birakwiye ko mba mu rugo, birakwiye ko nicara nta kintu nkora, ese birakwiye ko nsabiriza umuryango. Okay, none nkafite nka musaza wanjye cyangwa se mukuru wanjye Imana yahaye umugisha, nkabyuka igitondo kimwe nkirukanka nkubwira nti my brother naraye ubusa. Birashoboka ko waburara pe unakora, birashoboka cyane kuko no mafaranga ashobora gushira mutarahembwa yandi ukajya muri crise, byose birashoboka. Ariko uvuga ngo ntabwo nzasubirayo ubugira kabiri cyangwa ubugira gatatu ngo nge mpa kandi ntaramugaye. Please nshuti za Mamazuru, ndabingize muhaguruke dukore, muhaguruke twishakire, twihangira imirimo. Ujye ubyuka igitondo kimwe ugenda ureba intebe z'abantu zanduye, wige kuzoza, ushaka amasabune meza, ushaka ibyogesho byiza, uvuga uti ngenda gukorera isuku, cyangwa se ukate ibyatsi, ushaka akamashini gakata ibyatsi, uvuga uti noneho ngiye gusaba akazi ko umva. Uturimo ni twinshi. Ikindi noneho murabona YouTube ni isini ya buntu wese ariraho, ni igiplato kinini cyane buri muntu wese ashobora kwicara akariraho. Ushobora kuba ufite impano runaka za hano kuri social media, ntacyo bitwaye, kandi mwige gukoresha social media neza, mudatukana, mutiyandarika, mutatanga ubuzima bwanyu hano ku isi ngo babote. Uyikoreshe mu buryo bwiza kandi ikwinjirize. Yego, ikwinjirize nshuti yanjye. Ubonye abantu 1000 burya hari utuntu tuba twinjiye. Ubonye 2 3 4 5 30 ubu hari akantu kaba kinjiye. Buhoro ukazajya kubona ukabona cyane nkuko nanjye natangiye mfite umusabu umwe, ubu maze kugira 29 ndi hafi kugira 30. Ubu se nshuti zanjye bitwaye iki dukoresheje social media tukareba ukuntu twakwinjirizamo tukabaho. Jewe nzajya mbabwira abankunda mu nkunde, abatabyumva wenda mureke kubyumva simbizi, ariko ndi hano kugira ngo tugirirane umumaro. Kana kari hariya kugira ngo angirire umumaro. Buri wese ufite cano hariya arahari kugira ngo tugire gute tuberane imigisha, twese tuberane ab'umumaro. Niyo mpamvu rero ntazabona akantu keza ngo ndeke kukubwira, niyo mpamvu ntazatekereza ikintu cyiza ngo ndeke kukugira inama, ndetse nawe ubwawe niba hari icyo utekereza wangiraho inama yimbwire, tukomeze njya mbyita ngo nukubakirana. Hari terime, hari umumama w'inshuti yanjye tujya twita icyo kintu ngo twubakirane. Sibyo kubakirana rero nukuza nkakugira inama y'ikintu gishobora kukungura kizima, cyiza, gituma utagirana ibibazo n'abantu, mbese kuryo uvuga uti nibura iki kintu ndagikoze kigiye kunyinjiriza. Ubwo rero tubyita ngo ngiye. Niyo mpamvu hano rero nzajya bagira inama, muzajye mwihangana bagira inama nukomeze. Hari no kuntu njya mfata ibintu nkabigira ibyanjye, nkabigira inshingano. Najya nk'ahantu tuvuge nk'urugero hari nka hoteli cyangwa se restaurant, nabona service barimo gutanga atari nziza, imbere y'Imana ngiye mpamagara nyirayo nkamubwira nti muvandi, buriya twese tugomba kuberana ijisho. Ukambera amaso nanjye nkakubera amaso, ntabwo nzi nanjye rwose ntabwo nkuzi, twese ntituziranye, ariko service nabonye hano ukosoreho ejo utazabura abakiriya. Ifo kugira customer care. Customer care irakenewe. Mbonereho no kubwira abantu ababosi, ndakibutse, reka mbwira ababosi mwebwe mukoresha abakozi, mukamufite izindi nshingano mukajya mugenda cyane, mujye mugenzura ese ama business yanyu, abakozi banyu customer care bayikora gute. Mboneraho kugaya abantu batajya baha care abakiriya baje babagana, kandi na amafaranga baje babazanira. Umuntu wakuzaniye amafaranga, umukozi wawe akamusuzugura, service itari nziza, ukabona wagira ngo yaje, wagira ngo sa amafaranga yabazaniye, byo bintu birandya cyane. Uzajye wihangana ningushyira ku ruhande nkakubwira nsanze hari ahantu hari service itari nziza, niyo wabo atari ryo wayihaye, mbese mbikubonyeho ugomba abo bantu wakiriye wabafashe nabi, nzakubwiza ukuri ngiye Mamazuru ubundi ntahe.
nkonsoma ibyo nkonsoma nkwishyure ntahe ariko nakugiriye umumaro. Yego, ntitukajye turebera nshuti yanjye. Kandi abanyarwanda dufite ingeso mbi, dufite ingeso yo kurebera ukavuga uti ibi ntibindeba, bifite ba nyirabyo, ni kubera iki se njya kwivanga mu bitandeba? Birakureba kuko turi abanyarwanda. Yes, birakureba kuko nawe ejo n'ejo bundi bishobora kukubaho. Ushobora gufungura business hanze runaka, abakozi bawe bakakira n'aba bantu. Ndabasabye, ndibuka aho ngaho nari mfite kantine, bazaze hano muri comment bazababwira abantu bashobora kuba baraje ku kantine kanjye muri quartier. Nakiraga abantu banjye neza, waba uje kugura isambusa imwe, waba uje kugura capati imwe, waba uje kugura juice imwe, nagufataga neza nkumva ni inshingano zanjye. Ku buryo abantu barambwiraga bati isuku wa mubyeyi we, ikintu kituzana hano muri kantine yawe ni isuku na care uha abantu. Utitaye kuvuga ngo uyu muntu nguje ngo ni muntu ki, apana. Abantu bose bafate neza kuko ntabwo umenya ejo hawe uko hazamera, ntumenya ejo uwo muntu usuzuguye uko hazaba hameze. Uramureba uyu munsi ariko ejo he ntabwo hazi. Mbikubwiye nyamara mbikuye ku mutima. Mbikuye ku mutima yuko uriya muntu usuzugura ntabwo uzi ejo he uko hameze. Nawe ashobora kuzakwakira akaguha service, kwamusaba service, urumva bikakunanira ugasanga nyine ukamwara kuko ntabwo wigeze umwitaho, nawe arakwibuka ko wigeze kumusuzugura. Yes, mbabwize ukuri rero, mureke twige kumenya gufata neza abakiriya batugana, twige kumenya kubaha buri wese, utareba ngo uyu ni umukire ngo uno ni umukene. Bakire namwe. Reka nce ijambo ry'abantu bajya bavuga ngo ngewe ngo ntabwo nari inshuti n'umukene da, ngo ya ngo ngewe abakene ngo ntacyo tuvugana. Ese wari uzi ko gukira cyangwa gukena burya isi nta formule igira my friend. Ejo uyu munsi ushobora kuba ukize, ejo ugakena. Uyu munsi ushobora kuba ukennye, ejo ugakira. Kandi nawe uvukana ibintu byose. Ushobora guhura n'ibintu by'impanuka ukamugara, wa undi wasuzuguye akaba rusunika kakagare kawe. Ndagusabye ngo wowe unkurikiye uyu munsi igakubaha buri muntu wese, yaba akennye, yaba akize, yaba ari wa mutindo wo hasi, yaba ari wa muntu bajya bavuga ngo nabahanya bo hasi. Mwubahe kuko nawe ni ikiremwa cy'Imana. Iyamwimye niyo yaguhaye. Sinjya nemeranya n'abantu bavuga ngo ngiye ngo ntabwo njya nshiringa ngo n'abantu ngo badafite amafaranga, ngo ngo umuntu se ngo udafite amafaranga, ngo umuntu udafite amafaranga ngo ngiye ngo nadiringa iki nawe. My friend, iby'isi ni gatebe gatoki. Ndagira ngo nkubwire ngo iby'isi ni gatebe gatoki. Ubaha buri wese kuko utazi icyari cyo, kuko Imana yamushyize ku isi niyo izi ko ishobora no kumuhindurira amateka. Ejo mugahura akaguha lift. Yes, akaguha lift ukibagirwa ko wigeze kumwima wowe ubwawe, ugahita wibuka ko wigeze kumwima lift igihe yari ari mu muhanda y'amajyana ngo ntabwo watwara umuntu ngo ufite icyuya ngo aranuka ngo ivumbi ngo ibyenda bitameshe ngo ibyenda byacitse ngo nabwo urwego rwanjye. Oh my God, nkubwire inshuti yanjye mbabarira. Yego, mva nababwiye twaganiriye, nongere mbashimire kuko mwe twabanye. Mu by'ukuri Imana ibaha umugisha, mwakoze kunkurikira, mwakoze kumva inama zanjye, mwakoze kumva n'inama zabari abantu bagiriye uriya mubyeyi. Icya mbere twabonyemo nuko agomba guhaguruka agakora, akamwinginga, akaganiriza umugabo we, akamwinginga. Ikindi tubona ko agomba kubyegurira Imana, akasenga cyane, akagirana ubusabane n'Imana. Imana ikoroshya umutima w'uwo mugabo, akamurekura nawe akajya gukora. Imana ibaha umugisha, ndabakunda cyane. Mureke mbasezere, wongeye kujya mu kazi kanjye nanjye. Ubu ngubu barantegereje, mu kanya ntakerererwa, kandi ntabwo nkunda gukererwa mu kazi. Reka no kuvuga byinshi, mbasezere nanjye njye gukina. Njye akazi kanjye ni ugukina. Ngira ngo mbwire n'abantu bifuza kwamamaza ibintu byabo baduhamagare, dukurikirwa n'abantu benshi, kandi hari na company imanaginga ikomeye cyane ku buryo unciyeho
ukadusaba kukwamamariza, baragufasha kandi ibintu byawe bikagera kure. Yego, bikagera kure tubicishije ku ma social media zacu, ndetse no muri iyo company ikomeye cyane iri muri iki gihugu. Mu by'ukuri ni mujye muza muduha akazi, tubamamarize, business zanyu zirusheho kugenda neza. Yes, munyemerere mbasezerere, ndabakunda cyane, mbasezereho nako, bye bye.